Yes, hello my people, banyarwandakazi, mwe mwese mwamaze guhitamo day by day news, ndetse aho mwaba mugiye muherereye hose, yaba abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu nk'u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, abari mu bihugu bijya Asia, abari ku mugabane w'Uburayi kabisa, ndetse n'abari muri group of diaspora mu bihugu bigiye bitandukanye, mwe mwese nongeye kubifuriza ibihe byiza, mbahaye ikaze mu makuru ya kuri day by day news, dore ko abari urujya n'uruza kabisa. Ngayo nguko rero, ntibagiwe namwe mutarakora subscribe, mukore subscribe ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu, wisigara mu isi ya digital, dore ko isi ya digital iba iri kugenda yihuta cyane kabisa kubera ikorana buhanga. Kora subscribe rero ubundi ukore share kugira ngo n'inshuti zawe ze kujya zigenda zisigara, ubundi tugende tubana gatanu kuri gatanu. Ngayo nguko rero, nkuko mumaze kubimenyera kuri day by day news, mumaze kubimenyera ko amakuru abari akagaruka, dore ko amakuru yo nukuri n'urujya n'uruza, dore ko isi yo imaze kugenda iba akasa mutwe. Ibiri kubera kuri isi byo bimaze kuba mu by'ukuri byaba agahoma munwa, dore iyi nkuru tugiye kujyana nayo, ngira ngo muri screen muri kubibona, muri kubonamo kabisa hariya muri Rubavu, mukabonamo muri screen mukabonamo umubyeyi ndetse n'umwana, ubundi ku ruhande gatoya mukabonayo n'akarere ka Rubavu. Mwamara kukabona nkahita nza nkanabereka hasi ifoto ya supaguru, cyangwa se icyo muzi nka gikunze gukoreshwa ahantu henshi cyane cyane nk'aba bantu baba bakora inkweto, mu by'ukuri abakorodoniye bamwe baba badoda inkweto, ubundi nibo dukunze gusangana izi supaguru. Ese ukahita wibaza, ese uyu mubyeyi, ese iyi nyubako, ese iyi supaguru, ugahita wibaza uti ese ibi bintu bihuriye hehe? Ibi bintu byaza kuba bihuriye hehe mu by'ukuri? Supaguru, umubyeyi ndetse n'umwana, inyubako, mu by'ukuri nyine ugahita wibaza ibintu byinshi bikahita biba byagutera urujijo muri make. Nabyo gutinda rero, iyi nkuru yabereye hariya mu burengerazuba, ni mu karere ka Rubavu, aho bakunze kwita muri Mahoko. Ngira ngo abantu benshi bagiye bahazi, n'abatahazi ariko mwicare mutere agatebe tuganire kugira ngo aya makuru ye kubacika, aya makuru tugende tuyabanamo neza, ubundi mu by'ukuri mumenye uko mwaba muri iyi si imaze kwandura, iyi si imaze kuba umukara. Mu by'ukuri muri kubona ifoto ya supaguru, mukabona n'igikombe kirimo ibyo nita amasaka, noneho ukabahita wibaza ubu ngubu uti ese ibyo bintu byose umaze kutubwira biraza kuba bihurira hehe? Ngayo nguko rero, hariya mu karere ka Rubavu muri Mahoko, uyu mubyeyi muri kubona muri screen yari umubyeyi ufite abana babiri. Mu by'ukuri ntago twabashije kumenya neza nimba n'undi wa kabiri babanaga, ariko abaduhaye amakuru baje kuba batubwira ko nyine yaje kuba yitaba Imana, kandi agapfa urupfu rubabaje cyane, dore ko yaje kuba yarogerwa mu musururu, cyangwa se mu byo benshi bakunze kwita ubushera, ariko hariya muri Rubavu cyane cyane kari agace ka Mahoko babyita umusururu. Uti se byaje kuba bigenda gute? Uyu mubyeyi yaje kuba azira iki ku buryo baje kuba bamushyirira supaguru mu cyo kunywa? Mu by'ukuri byaje kuba bigenda bite? Ubundi mu buzima busanzwe uyu mubyeyi yikoreraga akazi ko gucuruza imyenda, cyangwa se kwa kundi ubusanga nyine umuntu ari gushakishiriza mu bintu bigiye bitandukanye, haba harimo aba bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, abacuruza alimentation, abacuruza inkweto, abacuruza ibiribwa. Uyu we yiberaga muri domaine yo kwicururiza imyenda hariya muri Mahoko kabisa. Yaje kuba rero ari kumwe n'inshuti ye, iramwemfita nk'uko watumira inshuti yawe ukayibwira ati kabisa ngwino nkugurire agafantasi, cyangwa ngwino nkugurire
amata muri rusange nyine nk'uko wakemvita umuntu umubwira ati ngwino nkugurire ikintu runaka. Nicyo gihe rero yaje kuba agira atya afata umwanya we ajya kureba inshuti ye, ariko mu by'ukuri inshuti ye ibyo yaje kuba imukorera ni agahomamunwa, kubera ko inshuti ye itamwifurizaga icyiza namba. Yaje kuba yafata supaguru ikaza kuba yashyira mu cyo kunywa cye, ariko ibyaje kuba bitera intimba n'agahinda nuko mu by'ukuri wumvise icyo yazize, mu kuri agahinda nawe kagushengura. Iyi nkuru nyikoze mu by'ukuri ari inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye ubwoba, ariko nyine iyi si niko imeze. Iyi si imaze kuba yakwandura cyane. Mu by'ukuri iby'isi byo mu kanya mu nkuru maze kubaha mu kanya byo nababwiye ko iby'isi ari amabanga, dore ko umunyarwanda we yabuze uko abivuga abishyira mu ndirimbo, ubundi atambutse ubutumwa avuga ko iby'isi ari amabanga. Uyu mubyeyi rero yazize umusururu w'ibiceri 300, 100, 200, 300, apana ibihumbi ahubwo ibiceri 300. Akaba ari byo yazize, niko uyu musururu ugura, kuko ngo ni akaritiro kagura ibiceri 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Niko yaje rero kuba azira, niko yaje kuba arogerwamo. Ubundi wamuha amutegera nyine muri iki cyo kunywa cy'umusururu, ubundi amuvangiramo supaguru, dore ko uyu mubyeyi yaje kuba yamuha ngo basangire nk'uko bari gusangira. Undi we aramubwira ati wapi kabisa, ndi kumva ntameze neza, ikomereze winywere wigendere amahoro. Mu by'ukuri rero uko byaje kuba bigenda, uyu mubyeyi yaje gusangwa iwe. Noneho abaturage bakomeje kugenda batanga amakuru agiye atandukanye, kubera ko bavuze ko basanze afungiranye, yapfuye, yishwe, nyine yamaze gushiramo umwuka. Abenshi bavuze ati wasanga ari abagizi ba nabi bamusanze mu nzu, ubundi bakamukorera ibyamfura mbi, barangiza bakamwica. Ariko nanone wasanga ari n'uyu wamurogeye muri supaguru, kugira ngo mu by'ukuri ataza kuba yanasoka akajya ku kigo nderabuzima cyangwa se kwa muganga aho hafi, akanasiga amufungiranye kugira ngo ataza kubona nuko atabaza, kuko mu mazi iminsi mwumva impfu zigiye zitandukanye z'abantu bari kugenda bazira supaguru. Mu by'ukuri murabizi ko mu bushize nabahaye inkuru y'undi nawe warogewe mu kabari, ariko we yari yaragewe muri mitsingi, bimwe ngo bita udupeti mitsingi, ni inzoga nyine za mitsingi ariko ngo ziba ziri ntoya. Nizo rero uyu we mu bushize murabyibuka ko nabibabwiye ko nawe bamushyiriyemo supaguru agahita apfa, agahita yuma. Ngo burya supaguru ni mbi cyane, bantu mujya mu kabari cyangwa se musangira n'abandi bantu mugenda muhererekanya, mu by'ukuri ndetse si no guhererekanya gusa, n'abandi musangira mutizeranye, buriya muri iyi minsi ngo bari kubicisha supaguru bakayikuvangira, ubundi wasomaho ngo supaguru nimbi nyine iyo igeze mu mubiri cyangwa se ikimanuka ihita ifatanya ibintu byose, ku buryo ngo uba utashobora no kuba wahumeka, no mu buhumekero ngo iragenda igahita ihafunga. Ese banyarwandakazi, tubwizanyije ukuri, iyi mico iri kugenda yaduka, ibi bihe turi kugenda tunyuramo, ese turi mu minsi ya nyuma ku mugani ko abantu benshi ariko bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga, mu by'ukuri ibiri kubera hano hanze byo ni ukuri biteye isoni, ndetse no kuba babikoze mu by'ukuri wenda nubwo aba atahita yamenyekanya, kubera ko wenda uwaba yabikoreye aba yahise ayavanwa mu mubiri ntabashe kuba yatanga ubu butumwa, ariko mu by'ukuri mwisubireho. Ibi bintu ni ibintu bibi cyane, ndetse ibi bintu nta bunyangamugayo burimo. Ibaze umunsi uzaba uri muri cya gihe cy'umuzuko, wenda nubwo waba warihannye ukababarirwa, ariko ibaze kuba uri kubona mugenzi wawe muri kumwe mu bwami bw'Imana. Wenda icyiza nuko wenda bizaba byaribagiranye, ariko ubundi nawe ubwawe wakisabira kurimbuka. Ubu se koko iyo ukuye umuntu muri iyi si
reka twiganirire, ugakura umuntu muri iyi si utaramuremye, mu by'ukuri wenda niyo mwaba mugize n'icyo mupfa, ariko biriya ni ibintu bisanzwe kandi biraba bikarangira. Ntabwo gufata umwanzuro wo kuba wakica umuntu ukamukura kuri iyi si mu by'ukuri ari ibintu bizima, kandi mu by'ukuri amaraso burya aragukurikirana. Ibaza nimba wishe umubyeyi nk'uyu nguyu ukamwicana n'umwana mutoya gutya, mu by'ukuri amaraso yabo nta kuntu atakugaruka. Ibaze kujya wibuka ishusho y'aba bombi, mu by'ukuri nawe kubona amahoro byagorana. Ngayo nguko rero uko byaje kuba bigendekera uyu mubyeyi waje kuba witaba Imana, mu by'ukuri urupfu rwe rukaba rwabaye urujijo, ariko abenshi bo bakaba nyine bamaze kumenya ko yishwe na supaguru, ariko bikaba bivugwa ko hari n'igihe wasanga yanamukoreye n'ibyamfura mbi uwo ari we wese, kubera ko nyine basanze yapfuye, nubwo bamupimye bagasanga supaguru yamwishe, ariko mu by'ukuri ntabwo uwo ari we yari kuba yamwishe agasiga amukingiranye, ahubwo ngo wasanga yamushyiremo supaguru. Hakaba hari n'abandi wenda bari bari aho hafi, wenda babipanganye bakamukorera ibyamfura mbi, ubundi bakanasiga nyine yashizemo umwuka. Ngayo nguko rero mwari kumwe na Rinco, imfura muri rubanda, ubundi yari Day by Day News. Mukomeze kugenda mukora subscribe, tujye tubana 5/5, kandi n'ibitekerezo byanyu muri comment birakenewe. Reka twongere tubonane mu kanya, rise ibi bintu bigiye byifashe bite, tumenye n'andi makuru abagiye agezweho. Ngayo nguko reka twongere tubonane mu kanya, ndabakunda cyane cyane.